Tugeze muri mwanya wacu wa Meet Me Tonight, aho tuba dufite umutumirwa. Uyu munsi murabizi ko Gen Z edition yacu ari yo gukunda igihugu cyacu. Mwagiye aya mashyi, ayo mashyi nayo igihugu kweri. Twaba twagira ubuntu bwo kwakira fande wacu. Amashyi menshi cyane twakire Colonel Desire Migambi mu ngamba. Rero kubera kumenyera guhostinga ba Masamba. Umeze neza fande? Turaho tumeze neza. Urwenya warubonye ute? Nabonye mufite inganzo yarwo. So nta kazi kacu mufite se? Muri RDF buri kintu cyose tuba dufite aho twagushyira, n'abahanzi turabafite, ahubwo ubutaha tuzabiganira neza turebe ukuntu twabyagura kurushaho. Turabafite ku buryo mwaduha n'abahanzi mu rwego rw'abahanzi, ubuvanganzo byose dufite. Ariko ntimuzi ko tugira na Army Band, murayizi? Nabonye ahangaha hari abaririmba, tugira na Army Band tugasusurutsa abanyarwanda, tugasusurutsa u Rwanda. Bibaho. Ese twe nk'aba civile twemerewe kuba twatumira Army Band cyangwa ni RDF ni y'abaturage b'u Rwanda? Ni ukuvuga hari impamvu nyamukuru yabyo, twayiganiraho tukareba igishoboka. Mu biha amashyi rwose tugomba kuzatumira Army Band kazana. Iya mbere kwakira ni umunsi wo gukunda igihugu, nuko kwezi muri rusange twizihiza gukunda igihugu hano muri Gen Z. Ikibazo cyane nshaka kubaza, iyi ni Gen Z Comedy Show, tuba tukiri batoya. Mubona mwakoze ibikorwa bikomeye ku myaka nk'iyi ngiyi turimo, ariko mugize amahirwe yo gusubira kuri iyi myaka dufite, mubona ari ibihe bintu mwakora ubu ngubu? Okay, murakoze cyane. Mbere yo gusubiza ikibazo nagiraga ntangire nshimire abateguye uyu muhango, iki gikorwa. Nshimire Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Ndabona hari abayobozi bamwe muri bo deje twahirwa raha, ariko hari n'abandi bahanzi bakomeye nzi neza ko bafite inganzo yo gukunda igihugu. Ndabona Masamba raha, ndabona Cyusa, ndabona abantu benshi n'abandi benshi. Mu izina rero ry'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, naje mpagarariye. Nashaka kubabwira ko twishimiye ubutumire, kandi ndakeka ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Ubwo rero murakoze cyane. Ngarutse ku kibazo warumbaje, ariko uraberewe. Uyu muntu yambaye yitwaga Mukotanyi. Ako mwampaye amashyi, mwaretse ibintu by'ishyari. Uyu mwenda twawitaga Mukotanyi, nawe ubonye numva ndiho ndakirigitwa ahantu, ariko ni byiza cyane. Yarambaje ikibazo, ese ensubiye buto imyaka 25 ukayivana kuyo mfite, siko bimeze? Nakora nte, nakora ibiki? Mu by'ukuri imyaka 25 ni myinshi, ariko ukuyeho imyaka 25 ku myaka mfite, mfashe igihe turimo muri iyi minsi ni igihe gikomeye. Turi mu ikoranabuhanga, turi mu bihe byateye imbere, ibintu byinshi byateye imbere, ibintu birihuta cyane kubera ubuhanga, ikoranabuhanga, ibintu byinshi, tekinoloji yahinduye ibintu. Ubwo urumva rero narushaho kujya mu ngamba, ariko nkubye umuvuduko inshuro hafi nyinshi cyane, kuko icyo gihe urumva naba mfite ubuhanga, naba mfite imbaraga z'ubuto, ariko nanone
nkaba mfite abo ndeberaho ibyiza by'u Rwanda, mfite indangagaciro n'ubundi na n'ubu turazifite, ariko urumva naba mfite mu by'ukuri naba mfite imbaraga nyinshi cyane zo gukorera u Rwanda nkarwubaka, ariko harimo n'ubuhanga bwinshi, harimo n'imbaraga nyinshi. Ubwo rero najya ku ruhembe rwo kurasanira u Rwanda nkarwubaka, ariko nkoresheje izo mbaraga z'ubuto, nihuta n'ubuhanga burimo, tukagira ku musaruro wifuzwa. Amashyo cyane kuri afande. Uvuze ko ishati mwayitaga mukotanyi, hari abajene turi proud yo tugunda kwita ngo inkotanyi, ndabeshyera turabyiyita, ariko kubera ko ni izina rifite amateka akomeye cyane, cyangwa se uvuze inkotanyi, ariko mu by'ukuri umuntu kugira ngo yite inkotanyi akagombye kuba yujuje ibiki, kuko turi proud yo kubyitwa, ariko kubikorera ni ikindi kintu. Ni ikibazo cyiza cyane gisaba ko dusobanura gato kuba inkotanyi. Ese umurage w'u Rwanda murawuzi? Sinzi, hari abanyuze mu itorero aha ngaha? Intore burya u Rwanda rwa mbere y'abakoloni wari rufite indangagaciro. Sinjya mu bintu byinshi no kugira byase nkomozeho ngire ku cyo wavugaga. Burya hari indangagaciro zigize kuri 5 abakurambere bacu baharaniraga cyane. Izo ndangagaciro imwe yahungabana igatuma abantu bajya ku rugerero. Habaga itorero ritoza urubyiruko nkamwe indangagaciro z'igihugu, ariko bamara no gutozwa bakajya he? Ku rugerero. Izo ndangagaciro zari ubumwe, ubunyarwanda, uburame, ubuhoro, ubusugire bw'igihugu no kugira inka n'amata. Iyo izo ndangagaciro habaga imwe ihungabana gusa, byatumaga abantu bahaguruka bakajya kwirwanira, bakajya ku rugerero. Rugerero muraruzi? Bakajya ku rugerero. Nyuma iby'ubukoloni bizamo, izo ndangagaciro bazikuraho, bakuraho n'itorero, ubwo n'abakoloni. Haza Repubulika ya mbere n'iya kabiri, nayo ikomeza amacakubiri, kuvangura amoko, abahutu, abatutsi, abatwa. Ibyo byose murabizi niba mwaranyuze mu itorero, sintinda. Ariko impamvu nyamukuru inkotanyi, iryo zina aho ryaturutse, gukotana. Ubundi mu bihe bya kera haba doctrine ebyiri, cyangwa si haba intekerezo z'urugamba ebyiri zari zikomeye. Intekerezo bita ubutabazi n'indi bitaga ubucengeri. Not ubucengezi. Ubucengeri byari offensive operations, ubutabazi byari defensive operation. No kuvuga umuntu yaravugaga ngo ngiye gupfira igihugu cyanjye, ngiye kukimenera amaraso kugira ngo hazamere u Rwanda, hazamere abanyarwanda. Abandi nabo bakavuga ngo ngiye kukidefendinga, ngiye rwose kugira ngo hatazaba umwanzi ukimeneramo ngo azagitere. Abo bakabita batabazi. Ibyo nibyo byaranga abantu bakera. Niyo mpamvu uzumva umuntu yaragendaga gusa agapfa kugira u Rwanda rutazima. Urumva ni intekerezo, yari intekerezo ya resilience, cyo bita kwitanga utizigamye, n'ubuzima bwawe bwose byaba ngombwa ukabuhara. Ariko baraza bazikuraho. N'ijambo rya mbere inkotanyi, umuntu bitaga inkotanyi cyane, ndakeka ko na Masambara bamwitwaga Rwabugiri, yari muri urwo ruhererekane rw'amazina nkayo, arimo kwitanga utizigama. Ariho n'abantu banavugana mbere yaho, hari no mu murage ahantu bavugaga u Rwanda ruratera ntiruterwa, nurerera u Rwanda, nutamika umwana ibere uzamutamike n'u Rwanda. Ibyo byose binyuraho. Noneho habayeho muri 59 73 ubuhunzi bwarabaye cyane muri iki gihugu cyacu. Urumva ko abitwaga abanyarwanda b'abatutsi barahunze, barahunga bajya hanze, baratotezwa, kuko Repubulika ya mbere ndetse n'iya kabiri byagaragaje ko abo bantu badafite uruhare ku gihugu, rurabatoteza pe. Babura ubunyarwanda,
babura ka kagozi ka bugingo ariko twita ubunyarwanda barahunga. Niko byagenze, bamwe twanavukiye no mu mahanga kuko ababyeyi bacu bari barahunze. Kuza kw'inkotanyi rero ubwo ndi gukora impine kugira ntatinda mu kiganiro, nuko hari abantu, hari inkotanyi nyine basanze ko ako kangaratete kagomba kurangira, u Rwanda rugomba kutazima, u Rwanda rugomba kuba u Rwanda rusangiwe na bose, u Rwanda rusangiwe na bose. Bafatiye ya mbere batangiye umuryango bitaga RANU, Rwanda Alliance for National Unity. Yari umuryango wa politiki ariko yari alliance ishinzwe byasi gukangurira abantu u Rwanda no kubakundisha u Rwanda n'umuco w'u Rwanda kugira badatakaza u Rwanda mu mitima yabo. Ariko biza kwaguka cyane, birenga gusa abantu bake, biza kugaragara ko u Rwanda bigomba kuba umuryango. Iyo RANU yari mu 1979, mu 1989 RANU iza kuba FPR Inkotanyi. Murumva iryo zina uko ryaje. FPR Inkotanyi rero iba umuryango, ni umuryango wari ufite intego zimwe nabonaga Afande Rwivanga yarazisubiyemo muri video mwasubi. Ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere cyari kugarura ubumwe bw'abanyarwanda, kugarura demokarasi, imibereho myiza y'abaturage, itonesha rikavaho, kubana neza n'amahanga n'imibanire myiza n'abandi bose. Ariko ibyo bintu byose nizo zari intego politike. Kugira tubigereho, inkotanyi zibigereho, hagombaga kuba urugamba. Kandi noneho ibyo bari barabibwiye Repubulika ya kabiri yari iriho ko abantu bagomba gutaha ku mahoro. Repubulika irabyanga. Ubwo ndi kuvuga leta ya Habyarimana yari iriho yarabyanze. Mbese no kujya mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ntabwo byari kuvuga ngo nugushaka gufata umuheto, nugushaka gufata imbunda. Byari amabura kindi, yari option Z, icyo bita Z option. Option yo kuvuga ngo dufashe intwaro, dufashe imbunda, tugiye kubohora u Rwanda kuko nta kundi, izindi gahunda zose zaranze. Nuko rero byabaye FPR Inkotanyi yari wing politique na Rwanda Patriotic Army yari noneho igisirikare, kugira ngo gishyire mu ngiro iyo mirongo navuze ya politiki. Kuba rero inkotanyi kwambara uyu mwenda nuko icyo bitaga 8-point program ziriya nari maze kuvuga, amahame 8 yagengaga RPF twari tumaze kuvuga, ayo niyo mahame inkotanyi zahagurukiyeho. N'uyu munsi ayo mahame arigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kugira ngo ajye mu bikorwa hagombaga kuba ingabo ziza zikabohora u Rwanda kugira ngo ya mahame ashyirwe mu bikorwa. Nuko byagenze rero, mumpaye n'indi minota mike just kubabwira umunota umwe. Ubwo dutangiza urugamba rwo kwibohora muri 90, tariki ya mbere Ukwakira turarutangiza. Murabizi mwese niba murakurikira, late Major General Fred Rwigema niwe wari mukuru wacu, overall command icyo gihe. Tariki ya mbere dutangiza urugamba, ariko tariki ya kabiri umwanzi aramurasa, arasirwa Ikagitumba Nyabwishongezi. Ariko urumva rero twacitse intege. Akimara kuraswa, ndababwiye twagize gutya ducika intege, kuko twasangaga ibintu byose niho mu gikora intambwe ya mbere, niho mu gifungura umuriro, niho mu kisuganya, niho mbese urumva niho mukibona na briefing za mbere ukuntu ibintu bizagenda, kugira dushyire mu bikorwa tugere ku za ntego. Yitaba Imana, turahungabana. Icyo gihe rero niho
ku itariki zari 2 z'ukwa 10 Ukwakira. Ndetse hangaha mu Rwanda bara celebrating bavuga ngo batsinze intambara y'Ukwakira ya October. Icyo gihe rero afande nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yari hanze mashuri, kuko ibyo byose iyo option Z kugira ishoboke twa dufite bamwe muri commanders bakoze igisirikare mu gisirikare cya Uganda bari barafashije Uganda NRA nayo kugira ngo igere ku ntego zayo, ariko bakomeza muri icyo gisirikare noneho n'afande yararimo. So dusanga nta kundi byagenda, avaho yarari anyura mu nzira z'inzitane araza areka amashuri akomezanya noneho no kugira urugamba. Ndababwiye niyo mahirwe ya mbere twagize kugira n'izi ntego zose tuzigereho, kuko urugamba yaraje aruha icyerekezo, aruha uburyo bwo guhashya umwanzi. Urumva twari turi mu ntambara, urabona hariya Mutara ni Tambarari n'ahantu takwihisha, ariko araza tutangira kurwanira intambara zo kujya mu misozi, guerrilla warfare, azana n'izindi principe z'intambara, coordination iba nziza, intambara noneho urugamba rugenda neza. Ariko ikintu noneho ngomba kubabwira nk'urubyiruko hanga, ikintu ngomba kubabwira cyane kinakomeye nuko nukugaruka ku kintu cy'indangagaciro. Strategic, iyo mvuga ijambo strategic vision, murabyumva? Imirongo migari y'ejo hazaza n'indangagaciro yatozaga abato cyo gihe twari muri Rwanda Patriotic Army. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane. Yaravuze niba uzi Igiswahili, twari ku murindi muri 1992 aratubwira ngo jeshi letu hili nilo litakuwa msingi wa mabadiliko ambayo atakuwepo kwa nchi hii. Kwa hivyo ni lazima vitendo vyetu vitutofautishe na wale ambao tunapigana nao. Aho murabyumva? I RPA mubona mwebwe ni mwebwe muzabipfundo ry'impinduka, kandi ni nabyiza ko ibikorwa byanyu bidutandukanya n'ibikorwa by'umwanzi. Nukuvuga mu magambo make yadutozaga ikintu cya discipline gikomeye cyane, indangagaciro zo kunda igihugu n'ubundi yo yagomba kubihari, ariko ikinyabupfura, discipline mu byukora byose yari indangagaciro ikomeye cyane. Ubwo rero kuba inkotanyi n'ibyo bintu byose nagiye nkomatanya biguha ya spirit, biguha ya ntekerezo na ya courage, charisma yo kugira ngo uzagire ku cyo uriho. Soza uretse n'urwo rugamba rwo kubohora, kuko urugamba rwagenze neza 1994, umwanzi turamuhashya. Murabizi ko na operation Turquoise yaraje ije gufasha abo mu gihugu hangaha, bayitirira ngo gufasha abantu bo mu bindi bihugu babaga hangaha, nabyo biba imfabusa, turabatsinda. Murabizi by'urugamba rwo guhagarika genocide yakorerwa abatutsi muri icyo gihe. Murabizi ko abatutsi bicwaga, ni fact ni na order fande yatanze. Afande yabonaga abatutsi bariho bicwa hangaha, hari ibintu bitaga imishyikirano iri kubera muri Sende, ariko byari ibintu gusa wabonaga ari delaying tactics za regime ishize. Afande abonye ko rwose abantu bariho baricwa, abatutsi bariho baricwa, icyo yakoze yatanze order, aratubwira icyo gihe ngo mugende muhagarike iyo genocide, kuko yari yamaze no kubwira UN minwari yabaga muri iki gihugu. UN yagombaga kuba ubwayo yahagarika genocide, ariko byarananiranye. UN ntacyo yakoze, isaba uburenganzira bwo gukoresha robust, gukoresha imbaraga za gisirikare, mandate kugira ngo irengere abaturage, biranga. Bigira n'ahantu noneho afande
abwira leta y'ahanga abwira na UN ese mwaretse tugakora ihuriro bita Joint Task Force, ihuriro ryo gufasha abanyarwanda inzirakarengane ziriho zipfira mu gihugu. Dukora ihuriro at least dufasha abantu ntibapfe, dufashe abatutsi ntibapfe. Baranga, noneho ahita duha order turaza. Niyo mpamvu uzasanga icyo gihe twari zafite za mobile force hafi 8, icyo muzumva icyo bita Bravo Mobile Force, Alpha Mobile Force, 21st Mobile Force, 7 Mobile Force, Charlie Mobile Force. Izo zose za mobile zabagaho icyo gihe. Iyo tuvuga mobile ni nko kuvuga muri iyi minsi ni nka waita ni nka hafi division, hafi brigade iri kugenda y'abasirikare igomba kuza ikajya muri zo zose aziha orders. Order ira tutangira kumuvinga kugira tuze kurokora inzirakarengane. Bigenda neza neza, urugamba turarutsinda, turabohora, ariko na genocide irahagarikwa. Ihagarikwa na bande? Genocide ihagarikwa n'urubyiruko. Nawe murebe myaka 21 niyo narangije mfite. Hafi twagiye ku rugamba mfite myaka 18 n'igice aho ngaho 19. Ariko uretse nanjye nawe na afande ubwe yari urubyiruko, yari muto. Murumva abato energy mufite nizo opportunities, niyo mahirwe y'u Rwanda. Kuko urumva uru rugamba rwabohowe ahanini rugizwe mu ruhare n'urubyiruko. Commanders bacu benshi bari bato. Noneho n'abantu iyo urebye ukuntu twaba ni nkawe wowe, ariko icyo gihe twebwe twari tunanutsemo cyane kubera hari mbaya, wowe urabyibushyemo kubera hari mbaya twari tunanutse. Ariko n'urubyiruko rwagize uruhare mu kugira ngo uru rugamba rwo kubohora igihugu rushoboke. No kujya hariya hanze aho interahamwe zagiye na FDLR, still murabizi operation zakurikiye n'ubundi n'urwa rubyiruko ni za nkotanyi zagiye. No kuvuga rero iyo afande abwira abaturage b'u Rwanda ngo ni muryame musinzire, umuturage kwisonga, kandi akababwira mwebwe rubyiruko muve mu bintu byo kwipfusha ubusa, yagiye abisubiramo kenshi. Nuko ibyo byose abazi impamvu yabyo, abazi n'umusaruro n'icyo mutezweho nk'urubyiruko mu kubaka igihugu ejo hazaza. So rero ikibazo warumbajije cyari kirekire, ariko ni impine ntanze kugira ngo at least mumve aho tuva naho tujya n'uruhare rwanyu nk'urubyiruko ko mufite rwose. Ni mwebwe mahirwe y'ejo ko twebwe turi kwisazira, ni mwebwe. Izi talents zose zifite icyo zafasha, nubwo utafata umuheto ariko wajya no ku ruhembe rw'ubusizi, ku ruhembe rwa arts ugakora ibindi. Dore Masambo uyu nguyu yaraturirimbiye hariya duha morale. Twebwe mu gisirikare twita ngo moral of the force, ni ukuvuga morale ikubye inshuro 3 ibikoresho byose mufite. Umusirikare ufite morale aba yamaze gutsinda urugamba hafi. Iyo udafite morale, urabona umusirikare udafite morale afata imbunda nk'inkoni ayishyira ku bitugu gutyo ukabona yagize. Wari wabona umusirikare ugenda gutya ukibaza no umusirikare niki? Nta morale. Akini morale yonyine ishobora no kubona bari kurasa hariya, ugahaguruka ukumva wagenda ugashyiraho sinzi ugashyiraho gutya intoki kugira ngo urusasu rutatambuka. Iyo niyo bita moral of the force. The moral of the force ni ikintu gikomeye rero. Abantu bagize uruhare mu gutuma morale ya force iza nabo bagize uruhare rukomeye, notama barimo n'abahanzi. Ubuhanzi rero ni ikintu twemera cyane. Hari n'abahanzi benshi Radio Muhabura bayigiyeho barahanga, njya mbabona rimwe na rimwe turahura. Niyo mpamvu nababwiraga ngo tuzagira igihe natwe hari igihe tugira dutarame, dususuruke, dutarame, tuvuge amacumu, sibyo? Kandi intore ni ya indi itarama igasoma ku ntango y'ubuhizi itari y'ibigwari. Ariko buriya yuri ikigwari usoma ku ntango ishumitse, inzoga ishumitse iragatsindwa. Murakoze.
urakoze cyane kutunyuriramo muri rusange. Ijambo inkotanyi uvuze ngo ntago ari izina nkuko tubyita. Abajene twe turareflexinga turabyita, ariko tugomba kuba twize ko hari ibintu tugomba kuba twujuje, sibyo? Ndashaka kudusobanurira gukunda igihugu bya nyabyo bitari amagambo, ko hari umuntu ushaka kumva ko gukunda igihugu ari ukugipostinga kuri stati. Turabagenziano, ndashaka kudusobanurira gukunda igihugu mu bikorwa bitari mu magambo nk'urubyiruko. Ikibazo cyiza cyane. Gukunda igihugu wowe nkubajije nawe urambajije, reka nanjye mbere yo gutangira ako kantu gusa nanjye mbaye umbabarire kuko ni wowe uri kumbaza, ariko mu magambo make wowe wumva gukunda igihugu ari iki? Sinkubwiye ngo ubivuge mu rwego rw'ukuntu twabikoze, ariko mu myumvire no mu ntekerezo zawe gukunda igihugu ni iki? Aha, se tubanza twamamazira gukunda igihugu cyambere no kuba ufite indangagaciro z'umunyarwanda. Ikindi ukaba wakitangira. Icya gatatu, gukunda igihugu mbona ari ukuba watanga n'umusanzu, yaba ari umuhanzi, yaba ari umwubatsi, ugakora ikintu cyose cyatuma igihugu gitera imbere. Niko numva gukunda igihugu. Mukomere amashyi. Nibyo byinshi mu byo yasubije birimo, ariko gukunda igihugu burya gukunda igihugu ni ugukunda igihugu n'ibikigize byose, byaba ubutaka, byaba abantu, byaba ibiyaga, buri kintu cyose ukagikunda kandi ukumva ko ugomba kukirengera ntikizime. Byaba no gutanga amaraso yawe ukaba wayatanga akameneka. Turumvikana? Iyo niyo bita definition générale. Ni ukuvuga ibyo n'undi wese wahandi ashatse kuvuga ko akunda igihugu yabigenderaho. Ariko noneho iyo bije mu Rwanda ugukunda igihugu nk'abanyarwanda, nibyo rero ni ukumva ko ufite bwa bunyarwanda butuma uba proud, ukumva ko ugomba kuburengera ntibuzaveho. Icyo ni ikintu cya mbere. Ariko gukunda igihugu twabibonye no mu ndirimbo yubahiriza igihugu, kugira ngo u Rwanda ribe ubukombe. Abakurambere barakitangiye, ari byo bya bindi nababwiraga ngo byabaye ngombwa ko banagipfira. Urumva kuvuga ngo umunyarwanda yabaye umutabazi, yabaye umucengeri. Hari abanyarwanda bavuye ahangaha bajya gupfira mu bindi bihugu bafite imyumvire ko ngo nupfira mu kindi gihugu u Rwanda ruzera, ubunyarwanda buzahaguma. Akagenda agatanga amaraso ye ntanyobwe n'imbwa. Ikindi cya kabiri, hari abantu twitaga abatabazi bagumaga mu gihugu bakakirinda mu ngerero nyinshi, kuko gukunda igihugu byagaragariraga cyane ku ruhembe rw'umuheto, uruhembe rw'urugerero, bakarurinda. Nabyo byaragaze, ubutwari bukazamo. Yemwe hari n'impeta zatangwaga kugira bigaragaze uwabaye intwari kurusha abandi. Ibyo byose rero ni ibikorwa byagaragazaga ubutwari, ariko harimo n'ikintu cyo gukunda igihugu cyane. Tubiganishije rero ku rugamba rwo kubohora igihugu, gukunda igihugu byari the backbone. Ni ukuvuga ni inkingi ya mwamba yatumye tugera ku byo tugezeho, kuko habagamo kwitanga tutizigamye. Ntugire ngo uyu munsi turahangaha, ariko it's from a cost, it's from a price. Hari ikiguzi cyabyo. Ni ukuvuga rero gukunda igihugu ni uko kwitanga, ugakunda u Rwanda n'ibirugize byose. Ariko nanone bifite inkomoko. Yubona abayobozi banyu, yubona top leaders banyu bakunda igihugu kurushaho, noneho nawe biragenda bikakuzamo. Niba hari umuntu twebwe tubona yabaye mugabwa mbere mu gukunda igihugu, ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndababwiye afanda afite ubudasa mu gukunda igihugu guhera
urugamba rutangira kugeza uyu munsi, kuko u Rwanda rumurimo nawe arurimo. Ni nacyo kivuga abanyarwanda, u Rwanda bakunda igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda ruba rubarimo ariko nabo baba bari mu Rwanda. Impamvu bivuga ni iki? Nuko akunda iki gihugu aho yakivanye, ibyinshi yakoze kugira ngo bitume tugeze aho turi uyu munsi. Impanuro yatanze, ubuhanga yakoresheje, discipline n'indangagaciro yadutoje, kirazira yatubujije, ibyo byose byaraje biradukomeza bituma tugera aho tugeze uyu munsi. Ikindi cya kabiri, urukundo rw'ukuntu akunda abanyarwanda. Sinzi ko mubibona, murabibona? Ntabwo mubibona? Murabibona? Afande akunda abanyarwanda, akunda u Rwanda, akakunda n'abanyarwanda. Biriya babwira ngo ni muryame musinzire, it's from the heart. Ikindi ndi kurangiza kigaragaza ko icyo kintu mvuze, murabona muri guverinoma ya transition muri 1994 tumaze urugamba rwo kwibohora rurangiye, mwari muzi ko hari imiryango myinshi yavaga mu mahanga. Hari abantu benshi bazaga mu Rwanda bakaza, ariko bakavuga ngo yadutoje, aratubwira ngo ntimuzafata amazu y'abantu, ntimuzabohoza amazu y'abantu, ntimuzice abandi, ntimuzihorere. Sinzi niba wumva uri umusirikare, umuryango wawe barawishe, ufite ishavu, abantu bapfuye, ni inzirakarengane, none ufite ubushobozi bwo kwihorera. Ariko from the point of discipline, from the point yo kutihorera, from the point y'indangagaciro, ukumva ko urabujijwe, bagutoje kutabikora, ahubwo bagutoje kwifatanya nabo bose bakaza mu kubaka u Rwanda, mukagira ubumwe. Sinzi ko muri kubyumva. Murabyumva? Mushobora kubifata for granted ariko birakomeye. So gukunda igihugu twabivuga tukageza na mu gitondo, ariko mu by'ukuri nibyo ni ukugikunda, ugakunda n'abakirimo byose n'ibikigize byose, noneho byagira mu Rwanda ugakunda abanyarwanda bose, ugashaka ko hatagira ikibahungabanya, ukabakunda, ukanabarengera muri byose. Murakoze. Amashyi cyane kuri Afande. Watunyuriyemo mu bintu byinshi, ariko ikintu hano harimo abajene benshi. Mwafashe inshingano mukiri batoya. Ese mubona iyo muturebye nk'abantu mwarwaniye iki gihugu, nk'abantu mutugejeje aho tugeze, mubona spirit mwari mufite kiriya gihe muyitubonamo cyangwa hari ibintu tubura nk'abajene? Nimba hari ibyo tubura ubitubwire, nimba mutubonamo n'ubwo bushobozi nabyo tubimenye. Intore urumva ibihe na condition ziratandukanye. Condition twari turimo muri ibyo bihe na condition z'ubu ziratandukanye, ariko ikidahinduka ni indangagaciro n'impanuro n'icyifuzwa kugerwaho. Ni ukuvuga ibihe byahinduka, ariko intego zigomba kugerwaho iteka ryose. Ni ukuvuga ikibazo warumbajije, twebwe tubona urubyiruko rw'u Rwanda uyu munsi ruragerageza, ariko harimo ibyo tubona ibyonnyi byinshi birimo, tugomba kureba ukuntu twagorora. Ariko muri rusange turabona urubyiruko rugerageza, ariko nanone ibyo byonnyi nabyo si bike, ni nabyo tugomba kwemeranya. Umukobwa ashobora kuba n'umwe agatukisha bose. Sinzi n'impamvu bavuze umukobwa gusa batavuze n'umugabo, kuko n'umugabo nawe yakora amanyanga, ariko niko umugani umeze. Murabizi ko namwe murabizi
yo mureba bagenzi banyu ntimubona ko hari biburamo bimwe na bimwe? Rubyiruko ntimubona ko hari biburamo mu rubyiruko bimwe na bimwe? Hari ubusinzi bukabije cyane, ibyo murabizi. Ubusinzi bukabije, ibaze niba ari wowe uzubaka u Rwanda rw'ejo, ugomba kubaka u Rwanda uyu munsi n'ejo, ukaba wa muntu ugenda undandabirana, ugenda warabaye umusinzi, imbaraga zawe zose ntazo. Za mbaraga twavugaga ngo urindahangarwa, urindirira rugamba. Murabizi n'Abanyarwanda ukuntu bitaga urubyiruko barwitaga indirira rugamba, barwitaga indahangarwa. Mumve n'amazina arimo, n'amazina y'imbaraga avuga ngo n'urubyiruko nirwo shingiro, niyo maboko. Ariko ukabona umuntu ubusinzi bwaramwishe, aradandabirana, nta ntekerezo. Uwo muntu koko hari icyo yageza ku Rwanda? Hari icyo yageza ku Rwanda? Ndabona rubyiruko turakurikira, cyangwa twabarambiye murashaka uwo ntacyo yatugezaho. Ibiyobyabwenge byinshi cyane, koko mumbwire niba ibiyobyabwenge bifite icyo byageza, byamarira u Rwanda? Ntacyo byakora. Imburamukoro, urubyiruko rwinshi rurashaka kwifata gutya gusa ntibakora. Nk'ubu ngubu abajene mushobora kwishyira nk'urubyiruko, tuvuge 50 mukishyira hamwe mukavuga ngo ubu ngubu tugiye gushaka ikibanza Nyamasheke, tugiye ikibanza tuzubakamo, noneho dutangire duhinga icyayi, mubigeho mumara imyaka 2 mubiriho muri kuri iyo ntego. Ni bangahe babikora? Urumva ni ikibazo gusa, n'akantu mbahaye n'urugero ruto gusa. Ukava hanga ukavuga ngo ngewe ngiye rwose kwibera Nyamasheke, ngewe n'uyu musore n'abandi tugiye kuzabayo kubera dufite ubutaka, tugomba guhinga icyayi kugira kizaduteza imbere mu myaka 5. N'urugero mfashe gutyo gusa. Ni bangahe mumaniki ababikora? Abajaga n'abahanzi. Ariko nabyo sinumvuze ngo ntabwo ari umwuga, ariko icyo nshaka kuvuga ngo ni ukuvuga ngo twaguke nk'urubyiruko, twumve ko dushobora gukora ibintu byinshi, tukikura mu bukene, tukaba rwa rubyiruko koko rubereye u Rwanda rukora. Urabona twebwe mu gisirikare, uretse akazi kacu nyamukuru dukora ko kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko dufite n'ibikorwa twita outreach program. Dufite ibikorwa, nimujya mubibona, dufite ibikorwa bita Citizen Outreach Program, Defense and Security Citizen Outreach Program. Ni ibikorwa ingabo zikorana n'abaturage, kandi ibyo byose mbabwiye tubijyamo, tukubaka amateme, amashuri, kurwanya imirire mibi, ibintu byinshi tubijyamo kugira ngo turebe ko natwe turi kuzana, turi kugira contribution ku gihugu. Cyo bita RDF is a bedrock of social transformation. No kuvuga mwebwe rero urubyiruko, namwe mu ubuhanzi ndabizi hari umuhanzi uvuye ahangaha wavugaga ngo atanga intambwe ze za mbere mu buhanzi, ariko nabikora professionally, akabikora neza, bizamugeza ku ntego. Ariko natabikora professionally, ashobora kudatera imbere. Turabazi cyane no mu myaka yacu, ndakeka ko baye mable imyaka yacu murabizi. Kera natwe twajyaga, ntimukeke ko tutazi n'abahanzi tukiri bato, igihe cyaba Sylvester Stallone twajyaga twumva indirimbo bita zaba Elvis Presley, Elton John, Scorpions, Eagles. Abo bantu nibiye byaturanze rumba, ariko n'ikinyarwanda twumva ababyeyi bacu baranavuga n'ikinyarwanda, barakiririmba byose, tukagira mucanganyiko, tukavanga, ariko bigatuma, ariko ntibyatumye tutamenya u Rwanda. Kandi urugamba rwo kubohora rwaratangiye, ubunyarwanda buraduhamagara, turujyaho turabambere, kandi twari urubyiruko nkamwe. Nk'ukuntu uyu muhungu yaducurangira mu kanya, yaduhaga ibihangano bye, ariko ntibimubujije. Ubu hafashe none igihugu kimusabye gutanga imbaraga ze n'umutima n'amaboko, n'umusanzu ntiyawutanga se? Ubwo yavuga ngo ndi umuhanzi gusa, ariko no mu buhanzi bufite icyo bwamarira igihugu, kuko byateza igihugu imbere. Kandi murabizi ubuhanzi ni uruhembe
rucontributinga cyane kuri ekonomi y'igihugu. Siko bimeze mwarushye ariko manza mwarushye mwarushye. Kera yo nibuka yo twabaga twarushye twagiraga ibintu bitaga ikitamaduni, tukajya nk'ahantu tukakubita ikitamaduni, moto guri wakamoto wawakamoto wawakabado, amoto guri wakamabare, amoto asonga mbere, amoto guri wakakabuga ulikuwa abado. Ubwo byabagaho. So ahubwo Fanda afite n'impano. Oya nakanyuzemo gusa. Masamba mukanya aratunyurizamo na Masamba niyo bizi cyane. Hano tuba dufite theme yo gukoresha amahirwe dufite kugira ngo tugere ku byo dushaka. Niye nama tugira nk'abajene ukurikije amahirwe dufite mwe mutari mufite mu gihe cyane. Oya ubu ngubu amahirwe muyakoresha. Icyo sinagitindaho rwose. Amahirwe murayafite. Umva icyambere mugomba kuba mwemera kwa munagikomera amashyi. Dufite ubuyobozi bwiza burebera abanyarwanda bose. Dufite nyakubahwa perezida wa repubulika yadukoreye ibintu byose bishoboka. Asigaye ni mwinanirwa n'ibyanyu. Ntimuba mubona n'ibindi byinshi. Ni mwinanirwa nk'urubyiruko nta muntu yewe nimuzaba mwinaniwe kabisa. Imihanda yaraharuwe, ahasigaye opportunities zirahari. Mugaragaze ko mushoboye kuko amahirwe arahari. Political will kugira ngo mugire icyo mukora irahari. Niki gisigaye ndumva nta kindi. Umutekano urahari, ariko ikibazo handi mutazi no kugira icyo ukora ukagera no ku musaruro biragorana kubera umutekano murawufite. Ubuyobozi bwiza murabufite. Mufite u Rwanda rwiza. Muri abasore muri young. Abasigaye niki mukoresha impano zose. Niba uri umuhanzi hanga ibihangano byawe mu buryo buri professional, ahubwo ntube muri ibyo bintu nababwiraga by'ibyoni bituma udakora. Ahubwo amahirwe mufite muyabyaza umusaruro. Igihe nikigusige ahubwo wowe uri aho kwinjoyinga gutera imbere urayinjoyinga gusinda. Ntabwo ari byiza. Siko bimeze. So amahirwe muyakoreshe pe, mukoreshe talents zanyu, mukoreshe amashuri yanyu, mukoreshe ubushobozi bwanyu, mukoreshe buri kintu mufite cyabyara mukibyaza umusaruro. Kuko now ubu turabareba sasa ni mwebwe rero ubu ngubu. Amashyo cyane kuri twakwakira ibibazo nka bitatu. Nta kibazo. Abantu bafite ibibazo, hano kimwe ahangaha. Ikibazo utangire wivuga n'ikibazo urase ku ntego. Murakoze cyane. Amazina ni Bungurubwenge Jean. Nitwa Bungurubwenge Jean. Jewe icyo mvuga ni ugushimira. Ndagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima ko mwasomye neza ibyanditswe byera kandi mukabishyira mu ntego, kubera yuko Imana ihagurutsa Aburahamu mu gihugu cya Seteri, ikintu cya mbere yamusezeranije ni ukumuha igihugu. Namwe rero mwahaye igihugu abanyarwanda, musohoza isezerano, kuko Imana ibwira umuntu Mose nawe ari mu bunyage yaritegereje abona hari si iwabo, nawe icyo yashakaga ni igihugu. Ndibuka neza yuko bava mu gihugu barimo abasekuruza barababwiye bati
n'amagufwa yacu muzashyingure mu gihugu Imana izabaha. Bisobanuye rero ko igihugu gifite ikintu kinini kivuze ku muntu, kubera ko iyo dukurikiranye neza dusanga Fred Gisa Rwigema yari afite icyubahiro gihagije mu gihugu yari arimo, yari afite n'umwanya mwiza, yari afite n'umushahara mwiza, ku buryo ntekereza ko aza ataraje gushaka umushahara cyangwa se icyubahiro, ahubwo yari aje gushaka igihugu kandi aje no kugishakira abandi. Ibyo rero nibyo tubashimira cyane. Hanyuma rero tukabasaba ikintu cyiza mwadufasha. Dufite urugamba rw'ubuzima, hari serivisi hano hanze zirimo zipfa kubera ko abaziyoboye cyangwa se abazibamwo batazi neza icyo urugamba rw'ubuzima ruvuze. Tukaba dusaba ko mwajya mugoboka hari ngombwa, mu gihe kiri ngombwa, muri zino serivisi nto zigenda zipfa zikaduhesha isura mbi, kuko twasanze y'abasirikare bazigiyemo zinoga kandi zigakora neza. Mugira amahoro. Okay. Ikindi kibazo twihutishe. Murakoze. Nitwa Niyomugabo Diedamu. Mu mateka waduhaye watubwiye ko ku itariki 2 aribwo Fred Gisa Rwigema yitabye Imana, yatabarutse, kandi afande mukuru yari ari muri Amerika. Byasabye igihe kingana iki kugira ngo mwongere kwisuganya ko mwari mwamaze kugira ubwoba mwumva mucitse intege? Byasabye igihe kingana iki kugira ngo umugambi mwari mufite mu busubukure? Hari ikindi kibazo kugira tubisubirize rimwe? Uru ruhande ntibabaza bose cyangwa umukobwa, n'abahungu gusa? Yego. Murakoze cyane. Nitwa Ngabonziza Jean Marie Vianney. Mbere na mbere maje gushimira ubuyobozi bw'igisirikare bwadutekerejeho nk'urubyiruko bukaza kutuganiriza. Hari ikibazo nibazaga nshaka kubaza Fande. Hari igihe urubyiruko rutekereza kugera ahantu abasirikare baba bari cyane kugira rutinyuke narwo ruzabashe gukorera igihugu. Nyakubahwa arukuntu babatinyura ukadusubiza. Murakoze. Wakongera kubatinyura tukaza tugasura ahantu muba muterane bari mu myitozo tukabagenderera. Yego. Okay. Sawa. Mwiseka cyane nk'urubyiruko. Ntago ndi kubashuka. Nk'urubyiruko tuba dufite amatsiko. Hari abafite ubwoba. Wowe urashaka kuzajya usura ahantu hari kubera imyitozo? Ndashaka nk'urubyiruko nka Gen-Z. Mutuze twumve. Kireke twumvikane gakeya. Nk'urubyiruko hari umunsi umwe bazadufata tukajya ku kibuga tukabasura hariya bitoreza tugatinyuka. Murakoze. Ahubwo wowe wakwiyandikisha wowe. Yego. Okay. Hari ikindi kibazo? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ahimana Philibert. Ikibazo nari mfite nashakaga kubaza, nk'umuntu wifuza kujoininga igisirikare akaba yarabuze uburyo, mwamufasha iki kugira ngo agere ku ntego ze? Yifitemo umutima wo kwitangira igihugu, afite ubunyangamugayo muri we, yifuza gukorera igihugu nawe nk'uko abandi babigenje. Ese wamufasha iki nkawe nka afande mu bubasha ufite? Murakoze. N'icyo kibazo cyanjye. Murakoze cyane. Pongura ubwenge Jean yabajije ikibazo. Fesi yatangiye gushima ni byiza, nawe urakoze, turagushimye.
yagiye agereranya bimwe byo muri Bibiliya n'urugendo rwo kubaka igihugu gifite kinini gusaba mbese mu by'ukuri yashimaga kandi agaragaza ko mbese igihugu kuba kigeze aho kigeze ni nk'inzira yagereranyaga n'iriya nzira ibyanditswe muri Bibiliya cyane cyane mu nyandiko za Mose. Ariko burya ni ikibazo a bit it's a philosophical question. Niko burya tubifata gutya tukabihuza gutya. Burya na kera cyane mu bahanga hari abavugaga ngo l'état providentiel, sinzi mu cyongereza cyangwa le providentialisme sociologique. Ni ukuvuga iyo ufite igihugu kikurebera mu bintu byose, kirakurebera mu bukungu ntusonze, mu mutekano, mu buzima ukivuza, mu mashuri ukaba educated, mbese ibintu byose by'ibanze igihugu kikabiguha. Ni nkaho kiri kukunyuza mu yanzira ifite umuharuro, yanzira idafite byose. Ni igihugu kirasubiza ku bibazo byawe. Iyo mufite leadership rero isa nkaho yabifashe mu nshingano ibikora neza, ni leadership iri gutanga ibisubizo ku bibazo. Ibibaye leadership providentielle, ibibaye leadership itanga ibisubizo. Kuba rero washimye ukabigereranya ni byiza, ariko hari n'ibibazo noneho wabajije. Gutanga hari serivisi ntoya zirimo zipfa, wavugaga ko ahari wakwifuje ko inzego z'umutekano, inzego igisirikare kubijyamo kugira zidapfa. Nakifuje ko nk'urugero rw'imwe cyangwa ebyiri kugira ngo numve ni nk'izihe uri kuvuga, ariko byose tugira ubuvugizi umuntu yabukora. Niba hari zuzi uraguraza kuzitubwira, numva nta kibazo kirimo. Claudien Damu niyo byabaye vuba cyane, urumva mu gihe cy'ukwezi gahunda zari zitangiye, urumva ku rugamba nanone utinze na hantu, kuko hari akantu twari twarafashe twitaga agasantimetero, urumva ni ku mupaka ugafata akantu gato niho ukoreramo ryoge, niho twabyitaga agasantimetero. Ni ukuvuga rero byagomba gukorwa vuba kugira nako gasantimetero tutakabura, kuko niko katumaga tubasha gukoreramo gahunda zindi kugira dutere imbere. Ubwo byakoze mu kwezi kumwe byari byagize, urumva cyari igikorwa kigomba kwihuta, urumva. Kandi uretse na Leti Major General Fred Rwigema twari twatakaje na commanders benshi babayingana, abo bose bari bagiye. So n'abandi ubwo nowe mvuze gusa, Bunyenyezi n'abandi byabaye kwisuganya, ari muri command, ari muri message z'urugamba, ari muri coordination, ari ibyo byose byagomba kugira ngo habe umuntu ufite ubuhanga no gukunda igihugu bihagije kugira amenye uko abiha umurongo. Kandi tugira amahirwe afandaraza abiha umurongo. Undi ni Kagabo Jean Vianney, gusura ahantu mu gihe cy'imyitozo. Urashaka kuzajya gusura Special Forces cyangwa n'ahandi? Okay, cyangwa ukakizamo. Urashaje? Uretse gusura ufite inyota yabyo, mbese waje ukaba part yabyo. Ariko ni ibyo dukora, urumva umwuga wa gisirikare ufite ibyawo, ufite ukuntu ibintu bikorwa, ubijemo wazamo. Ariko nazageza icyo cyifuzo kuri bafane nkavuga muzakore umunsi umwe abantu
baze barebe hari ikintu bajya bita journée portes ouvertes aho mureba ibintu byose. Hari n'igihe ababyeyi bashobora kuvuga umwana wanjye mechanize niki, air force niki, infantry niki, no kumenya ayo mazina ntimuba muzi icyo bivuze. Ubwo tuzabigeza hejuru tuvuge ngo haraba urubyiruko rwifuza kugira ruze rurebe ibyo. Ariko ntabwo watojwe, ntabwo wanyuze mu itorero. Kuko mu itorero turabatoza ibyo byose murabibona. Nawe ukanakoraho rimwe na rimwe. Ukanakoramo akantu. Ntabwo mwabikoze. Okay. So nibyo Nahimana Philbert, umuntu wifuza to join kosi amatangazo abari open. Ushatse kuza mu gisirikare tugira recruitment. Hari ukuza wararangije kaminuza ukakora umwaka umwe ukaba officier. Hari ukuza wararangije senior 6 ukajya ugatangira igisirikare guhera hasi, nabyo biraba. Ni ukuvuga inzira zose wowe nukuzuza ibyangombwa gusa, ukaba ufite imyaka y'ubukure yemewe, ukaba afite n'ibindi byose bigize, nta kindi kibazo gihari. Niko ni ibintu biri open rwose. Wowe ujye ukurikira radio gusa n'amatangazo kuri televiziyo. Buri mwaka dutanga amatangazo. Gatatu, abashaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda muri cadet course, abashaka kwinjiramo bakoze basic military training course, abashaka kuzamo nka reservists bakaza muri reserve force bagatanga, byose turabikora. Ni ibintu biri open, nta kibazo rwose. Niba wowe gusa nukuba ubishaka kandi uzabishobora, nta kindi. Sibyo? Amashwe cyane kuri afande kuba yatuganirije, turagushimiye cyane. Mwakoze kutuganiriza. Sinzi nimba ari ubutumwa watugenera dusoza. Ubutumwa nabuvuze mu bisubizo nagiye ntanga. Intore ese mwumvise ubutumwa twatanze? Mwumvise ibintu u Rwanda rubashakaho? Mwumvise ko muri amaboko y'u Rwanda? Oya, ubu mfashemo umuntu umwe nkamubaza yabisubiza. Tutabeshye, mwabyumvise? Ibyo bintu mujye mubizirikana buri munsi, kuko ni mwebwe maboko y'u Rwanda. Arega baravuga ngo ubaka u Rwanda arwubakana n'abato. Ubaka u Rwanda rwubakana n'abato. Ikindi, u Rwanda mugomba kurubamo narwo rukaba, u Rwanda rukabamo namwe mukarubamo, mukarurwanira ishyaka. Nicyo musabwa. Igihugu cyacu, igihugu cyanyu, mugomba kumva ko ari mwebwe bayobozi bacyo bejo, ni mwebwe muzatuma gitera imbere. So nta bindi rero, impanuro twazitanze, umurongo twumva uboneye urubyiruko rw'u Rwanda rwanyuramo kugira ngo mu by'ukuri rwubaka u Rwanda twarutanze. Asigaye ariko ahangaha nabonye mufite inganzo. Wa musore wari ufite wambaye anga, ndashaka gusaba akantu kuko inama twazitanze, nta kindi nanjye ndashaka akantu. Ndashaka aze ahangaha asubire mu kakaririmbo n'ifotore. Ndashaka kumubona ari ahangaha. Wa musore aze ahangaha kuko nabonye ari umuhanzi ushobora gutanga ubutumwa. Umuhanzi? Wari ahangaha hari yagiye. Nabonye mutamuha amaboko, mutamuha na morale. Majeshi yaradie, majeshi ya ushindi, majeshi kali kweli. DJ ikubita yishira hagati ya hagati. Turirimba ari ndirimbo rugambuzi. Yeah. Tuzarwubaka. Yeah. Paradizo. Kwisiho. Tuzarwubaka.
yeah. Turugire nka paradiso isi yose. iyo ndirimbo ntago bayihogozamo. Tuzarwubaka abana b'abanyarwanda, turugire nka paradiso isi yose. abajenizi turwubake, Tuzarwubaka, twese turwubake, tuzarwubaka, abana b'abanyarwanda, turogere nka paradizo ku isi yose we tuzarwubaka. yeah. ubwo rero shyiraho n'akaririmbo kawe nyine n'ubundi turi kurwubaka rega nawe shyiraho akawe. You made me fall in love igihe nabikekaga, yeah. Umutima wuzuza feelings, urukundo can't complain. I want you to understand, you carry on unyuzuza, yeah. Ubuzima buha meaning, you love me the way I am, yeah. Wangiza uwawe sebo, nakugiza uwanjye vrema, wankuye mu bandi nkasa nkunda uburyo, yeah. Muri iki gihe cy'iminsi mikuru muri Samsung 250 tubafitiye promosiyo. Buri product yose wagura muri Samsung 250 iguhesha amahirwe yo kwinjira muri tombora yo gutsindira ibintu bitandukanye. Muri ibyo bihembo harimo moto, harimo mashini za laptop, harimo na smartphone n'izindi accessories zitandukanye zo muri Samsung 250. Si ibyo gusa kandi watsindira tiki kujyana gufata lunch muri hoteli zitandukanye, harimo Serena, harimo Onomo ndetse na Marriott. Ukaba wanatsindira tiki kujyana muri concert ya Israel Mbonyi ndetse ukaba wanatsindira tiki ya VVIP muri Gents Comedy. Muri abo nyamahirwe harimo n'abazabasha gutsindira amafaranga azatuma barangiza umwaka bameze neza. Gana iduka rya Samsung 250 rikwegere nawe ube umwe muri abo banyamahirwe.